Yitwa Enoch Uwizeye uzwi nka Kagarara. Uyu Kagarara umaze kubikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga, ubu ari kubarizwa muri Ghana, aho yatangaje ko agiye gukora urugendo ruzenguruka ibihugu bya Afurika ari kumwe n'umunyamerika wamenyekanye kubera gukora siporo zidasanzwe, by'umwihariko kwiruka, ariwe bita Ashton Hall. So ikigaragara rero uyu Kagarara yuko yari yaririnze kubishyira hanze, tugendeye ku magambo amwe n'amwe yagiye atangaza, urugero yavuze ati mu minsi ishize Ashton Hall yashyize hanze amashusho avuga ko agiye kuzenguruka ibihugu bya Afurika, ariko atari yamenya ibihugu azanyuramo. Nibwo navuze nti uyu nyine Kagarara nibwo yavuze ati niba narahuye na iShowSpeed bigashoboka, kubera iki ibi bitashoboka? Ikigaragara Kagarara we tugendeye ku magambo yavuze, we yari abizi ko azajya muri Ghana guhura na Ashton Hall, ariko yaririnze kubitangaza. Yongera avuga ati nakoze video ndi kumutumira, nongera nkora iya kabiri, aza muri comment yandikamo ngo Ashton Small. Narakomeje nkora indi video ya gatatu, nibwo banyandikiraga tukaganira. Kandi Kagarara yakomeje avuga ati ngewe ntabwo njya mvuga ikintu kitari cyabo. Abantu babibonaga ku mbuga nkoranyambaga, ngewe nanze kubishyira hanze, ariko gahunda yari uko ngomba kujya guhura nawe muri Ghana. Birumvikana uyu nguyu Kagarara cyangwa se Ashton Small we yari abizi, ariko ntabitangaze, kuko wibuke ko video yasohotse tayari ari muri Ghana ku kibuga cy'indege. Nta na video ye yigeze ijya hanze, basi wenda ngo ari ku kibuga cy'indege mu Rwanda, agiye gufata indege agende. So Kagarara yakomeje avuga ati mwambonye muri Ghana, ariko ntabwo ariho urugendo ruhagarariye. Hari ibihugu tuzanyuramo, tuzagenda tuzenguruka, muzagenda mubibona. Nitumara kuzenguruka bimwe muri ibyo bihugu, gahunda ni ukuza mu Rwanda, ndetse tugasura na bimwe mu bice nk'amaparike ndetse no mu birunga dufite mu Rwanda. Gusa yavuze ko igihe cyo kuza mu Rwanda ntabwo cyari cyemezwa, ariko itariki bateganya itariki 9 Nyakanga 2026, birumvikana ni muri uyu mwaka. So Kagarara yavuze ati uku nguku ni ukwereka abantu ko umuntu ufite ubumuga aho ari hose ku isi ashoboye. Ikindi ni uguhura n'aba content creators bo muri Afurika tukaganira. Ntabwo navuga byinshi, ariko hari imishinga yindi ihari. Uyu ni Kagarara wabitangaje.